izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nshuti bavandimwe bakunzi bacu, Shalom, nimugire mwese amahoro y'Imana. Murakaza neza muri gahunda yo kuri uyu wa mbere, gahunda y'umugisha, gahunda ihuriranye kwibuka umunsi w'ivuka rya Bikira Mariya Mutagatifu. Uhoraho Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe, ikomeze ibaherekeze umunsi ku wundi, uko mumeze aho muri hose, mwaba muri mu bihe bibabaje cyangwa se ibishimishije, iteka Nyagasani akomeze abarengere, by'umwihariko binyuze ku buvunyi bw'uyu mubyeyi Bikira Mariya twizihiza kuri uyu munsi wa none. Reka dutakambire Imana yacu kugira ngo ikomeze itugirire impuhwe, itubabarire. Nyagasani Yezu, binyuze ku buvunyi bw'umubyeyi Bikira Mariya turakwiringiye, duciye bugufi imbere yawe ngo utubabarire. Tubabarire Nyagasani Yezu mwiza, tubabarire Nyagasani Yezu mwiza, tubabarire Nyagasani Yezu mwiza. Amen. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Mika, umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugera ku wa 4a. Uhoraho avuze atya: wowe Betelehemu Efurata, uri mutoya cyane mu miryango ya Yuda, ariko iwawe nzahavana ugomba gutegeka Isiraheli. Inkomoko ye niyo hambere mu bihe bya kera cyane, nicyo gituma Uhoraho azabatererana kugeza igihe ugomba kubyara azabyarira, maze udusigisigi tw'abavandimwe be dusange Abayisiraheli. We rero azemarara aragire ubushyo bwe, abikesheje ububasha bw'Uhoraho n'ubuhangange bw'izina ry'Imana ye. Icyo gihe bazashinga imizi, kuko azakomera akanategeka kugera ku mpera z'isi. Ni we ubwe uzazana amahoro. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ndasabagizwa n'ibyishimo mu Mana umwami wanjye. Ndasabagizwa n'ibyishimo mu Uhoraho, umutima wanjye uhimbajwe n'Imana yanjye, kuko yanyambitse umwambaro w'umukiro, akansesuraho umwitero w'ubutungane. Ndasabagizwa n'ibyishimo mu Mana umwami wanjye. Uko ubutaka bumeza imbuto zabwo, n'ubusitani bugakuza icyo bwabibwemo, ni nako Uhoraho azameza ubutungane n'ibisingizo imbere y'amahanga yose. Ndasabagizwa n'ibyishimo mu Mana umwami wanjye. Sinzigera ntererana Siyoni, sinzareka guhibibikanira Yeruzalemu, kugeza ubwo ubutungane bwayo butangaje nk'icyezezi, n'umukiro wayo ukakirana nk'urumuri. Ndasabagizwa n'ibyishimo mu Mana umwami wanjye. Bityo amahanga azabone ubutungane bwawe, abami bose babone ikuzo ryawe. Nuko bazakwita izina rishya rizatangazwa n'Uhoraho. Uzamera nk'ikamba ribengerana mu kiganza cy'Uhoraho, nk'igisingo mu ntoki z'Imana yawe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 1 umurongo wa 1 kugera ku wa 16 n'umurongo wa 18 kugera ku wa 23. Dore igitabo cy'amasekuruza ya Yezu Kristu, umwana wa Dawudi mwene Aburahamu. Aburahamu yabyaye Izaki, Izaki abyara Yakobo, Yakobo abyara Yuda n'abavandimwe be, Yuda abyara Farezi na Zara kuri Tamara, Farezi abyara Ezironi, Ezironi abyara Aramu, Aramu abyara Abinadabu, Abinadabu abyara Nahasoni, Nahasoni abyara Salimoni, Salimoni abyara Bowozi kuri Rahabu, Bowozi abyara Yobedi kuri Ruta, Yobedi abyara Yese, Yese abyara umwami Dawudi, Dawudi abyara Salomoni ku mugore wa Uriya, Salomoni abyara Robowamu, Robowamu abyara Abiya, Abiya abyara Asa, Asa abyara Yozafati, Yozafati abyara Yoramu, Yoramu abyara Oziya, Oziyasi abyara Yowatam, Yowatam abyara Akazi, Akazi abyara Ezekiyeli, Ezekiyeli abyara Manase, Manase abyara Amoni, Amoni abyara Yoziyasi, Yoziyasi abyara Yekoniyasi n'abarumuna be, igihe bajyanwe bunyago i Babiloni. Ijyanwa bunyago i Babiloni rirangiye, Yekoniyasi abyara Salatiyeli, Salatiyeli abyara Zorobabeli, Zorobabeli abyara Abiyudi, Abiyudi abyara
Eliyakimu, Eliyakimu abyara Azori, Azori abyara Sadoki, Sadoki abyara Akimu, Akimu abyara Eliyudi, Eliyudi abyara Eleyazari, Eleyazari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yosefu umugabo wa Mariya ari we wabyaye Yezu witwa Kristo. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Murakaza neza nshuti bana b'Imana, mwese mwahisemo kuza kubana natwe kuri uyu munsi tuzirikanaho cyangwa twibuka ivuka ry'umubyeyi Bikira Mariya. Ntabwo kuvuka kwa Bikira Mariya ari aniveriseri isanzwe tujemo, murabizi ko iyo umuntu avutse buri mwaka ababikunda kuko hari n'abatabikunda bitewe n'amateka yabo n'impamvu zitandukanye. Ku bakunda kwizihiza aniveriseri cyangwa se isabukuru y'amavuko, uko umwaka utashye barabikora. Hari n'abakora imyaka 25, 50 yubire nguko. Aha rero ibyo tujemo twebwe ntabwo ari aniveriseri, ntabwo ari isabukuru ya Bikira Mariya, ahubwo icyo tuje kwizihiza no kwibuka kirenze kure, kirenze iyo sabukuru, ahubwo twakita iyobera, kubera ko ivuka rya Bikira Mariya ryinjira mu gucungurwa kwa muntu, mu mateka yo gucungurwa kwacu. Niyo mpamvu mwumvise mu isomo rya mbere no mu ivanjiri ijambo kuvuka, abyara abyara byakomeje kugaruka, ariko si amavuko asanzwe nk'ayo twanyuzemo, ahubwo ni amavuko twarondorewe agamije umukiro wa muntu. Muranyihanganira, ntabwo nza gukora kwigisha nk'uko nabaga mfite kuraje kubera ko ndwaye, iyi minsi ndarwaye, ntabwo byoroshye, ariko ntabwo Nyagasani akomeza kumba iruhande. Nagiye kwa muganga nsaba randevu, nanga ushobora kujya kwa muganga ugasaba hano, ariko ndavuga mu Butaliyani, ushobora kwaka randevu, ushobora kujya kwa muganga bakaguha randevu y'amezi 3 kugira ngo bazakuvure. Ubundi kuri randevu nk'iy'amezi 3 simbizi, ariko hari igihe uburyo wiyaranja nawe ukirwanaho mu bundi buryo. Imana rero mwese ikomeze ibafashe kandi dusabirane. Reka dukomeze twivugire ku masomo yacu matagatifu. Mu isomo rya mbere twumvise mu gitabo cy'umuhanuzi Mika, aratujyana ahantu kure Betelehemu, ahantu Imana yakuye umukiza. Betelehemu ngo mu miryango ya Isiraheli, uyu muryango cyangwa se Betelehemu twavuga akantu gato, akaryango gato kadafatika, kadafite icyo kavuze, kadafite amateka akomeye, ariko Imana igiye kugakuza. Sinzi namwumva ibanga ririmo. Betelehemu, wowe umeze nk'intabwa, wowe udafite icyo uvuze mu mateka y'abana b'abantu, ni wowe Imana igiye gukuza. Imana niwe yanyuze kugira ngo iduhe umukiro. Aha rero ni ukwerekana ko akenshi Imana ihitamo abinamenyekana, Imana ihitamo abantu badafite icyo bavuze kigaragara cyangwa se gifatika imbere y'amaso y'abantu. Mu by'ukuri ukurikije n'Imana ikiri cyo, Kristo uwo ari we yagombye ko yaravukiye mu bantu bakomeye, yagombye kuba afite ibisekuruza bikomeye biremereye ndetse, ariko reba ahantu Betelehemu nk'uko batubwiye, ka karyango ni akaryango gatoya mu miryango ya Yuda, ariko Imana ngo niho igiye kuzakura uzaba umutegeka, uzaba umugenga wa Isiraheli. Aha rero iri somo rishobora kudutera imbaraga natwe. Nta Imana itakura umuntu, nta Imana itagukura, kabone n'ubwo mu maso y'abana b'isi ushobora kubona ntacyo uvuze, nta jambo, nta gihagararo, yenda nta mufuka ufatika ufite, nta sura yenda ufatika ufite, ntaki, ariko nta Imana itagukura kandi nta Imana itakugeza. Iyo ibishatse byose iravuga bikaba, bigakoreka, bigashoboka. Aha rero bitwigishe kutiheba, kutazarira, kwigiramo amiringiro, kwigiramo amizero, kumva ko byose bishoboka. Betelehemu yo muri umuryango wa Yuda mutoya, kanyuma kari aho ngaho,
bari bazi ko nako kazapfa nabi karaho ngaho ko ntacyo kavuze, hari andi mahanga, hari indi miryango kwa Yuda ikomeye, ariko Imana iteka iratungurana, Imana ihindura ibyo abantu batakekaga, Imana igahita ikora imbusane maze abantu bakumirwa. Ni kubw'iyo rero mbavandimwe, umubyeyi Bikira Mariya twizihiza ivuka rye, byinjira muri uku kwa kundi Imana yakungahaje abinamenyekana, yakungahaje abaciye bugufi nk'uko umubyeyi Bikira Mariya bivuga muri Magnificat. Ntabwo ari wowe wari ubaye uwa mbere ukungahajwe Bikira Mariya, ahubwo no mu bisekuru bye bya kera uyu muryango wari uciye bugufi, ariko dore ushyizwe ahakomeye. Mu ivanjiri tumaze kumva, Matayo aturondoreye ibisekuruza bya Yesu. Tubibutse ko Matayo niwe wenyine mu banditsi b'ivanjiri uduha ibi bisekuruza 14. Ijyanwa bunyago na he mwumvise kanaka byara kanaka byara kanaka byara, ariko sinzi namwumvise iyobera ry'Imana, uburyo Imana yafunguye kuva kare amarembo, umukiro ko ari uwa bose. Uti turabikura hehe? Niwitonda hari ikintu gitunguranye hano muri aya navuga muri ibi bisekuruza. Ubundi tumenyereye ko iyo tuvuga ibisekuruza tuvuga ngo kanaka wa kanaka wa kanaka, ariko bavuga abagabo. Ibyo se kuki hano mu bisekuruza bari kuzanamo abagore? Ni ukubera iki? Ndagira ngo banze ukibaze mbere yuko nkomeza mu bwonko gato y'uturune vuba. Kuki hano mu bisekuruza bya Yezu bari kuzanamo abagore? Iwanyu bakubwira ngo twivuge uri mu bagabo mwicaye ukango ni kanaka wa kanaka, ariko nigeze kubona hari umuntu wajyaga wirahira mama we abantu bagaseka, umuntu wirahira umugore bitera hari umuntu ndibuka rwose nshaka kumuvuga ariko rwose, ariko naje kubitahuza nsanga atarakundaga papa we, bitewe ko yangaga papa we yahisemo kujya mu bagabo yirahira mama we. Simuvuze ariko abenshi bahise bamukeka abo tuziranye. Harimo abagore batubwiye, hari Tamari, hari Rahabu, hari Ruta, ndetse n'umugore wa Uriya Beritsabe. Aba bose navuga ko bari bafite icyasha mu mateka, cyo bita irregularité. Hari icyo batari bemerewe. Mwiruka kumva igihe twari kumwe mu minsi yashize twavuze ku mugore witwa nde? Ruta. Ruta wari umunyamahanga. Rahabu wari ihabara, n'abandi niriwe n'abandi nawe ubishakire muri Bibiliya byumve. Noneho ni icyerekana iki? Kubera iki Imana yemera kuzana abantu nk'aba batujuje ubuziranenge mu mateka y'ugukungurwa kwacu? Hari icyo twakwita inclusion cyangwa se kwinjiza abantu mu bandi. Imana irimo gutegura. Imana iratwereka ko mu mukiro wayo igenera abantu bose, nta muntu n'umwe uhejwe. Imana mu bisekuru by'umwana wayo kwemera kwinjizamo abagore b'amahabara nka ba Rahabu, ba Ruta b'abanyamahanga batari abayisiraheli, ba Tamari n'abandi, ni ukutwereka ko uhoraho umukiro ugenewe abantu bose. Ntabwo ari umukiro rero ukiri uw'Isiraheli, kandi uwo mukiro ushingiye ku mpuhwe z'Imana. Kubera ko atari ibyo, ntabwo wagombye kuzana amahabara ngo yashyire mu bisekuruza by'umwami wacu Yezu Kristo. Ni ikikwereka ko Imana irenze, ni inyampuhwe, ni inyembabazi, hari ibyo irenga kure y'ibyo tubona, kandi impuhwe zayo zigakomeza. Uku rero kuba hinjiramo aba bagore biri gutegura buhoro buhoro Bikira Mariya wa wundi uzabyara Yezu Kristo. Ivuka rya Yezu Kristo cyangwa se ivuka rya Mariya, aya masokuruza yose turi kurondorerwa anatwerekana none ko birenze imivugirwe. Ivuka rya Bikira Mariya ari we uzaba ya foromo nzima ya Kristo birenze kure amavuko ya muntu. Ikindi twabona nuko Bikira Mariya kuko
mu kuvuka kwe yabaye isura nzima ya kiliziya, yatwaye Yezu Kristo ari we kiliziya izashingiraho. Ariko kandi natwe nk'uko Bikira Mariya yatwaye Yezu Kristo mu nda ye, ni nako n'abemera nabo bahamagarirwa gutwara Yezu Kristo, gutwara Yezu Kristo muri bo tukamushyira abandi, kwiga gutwara Yezu Kristo muri twebwe tumushyiriye abandi. Icyo gihe rero ntabwo rero biba bikiri gusa umurimo wa Bikira Mariya, ahubwo ni umurimo ndetse n'uwa kiliziya, kuko Bikira Mariya mu gutwara Yezu Kristo, kiliziya nayo ifite inshingano yo gutwara Yezu Kristo, ndetse n'ababatijwe bose bakagira iyo nshingano yo gutwara Yezu Kristo Theotokos, nk'uko Bikira Mariya nyina w'Imana, ariko natwe dushyire abandi Imana. Amasokuruza twumvise uburebure bwayo agamije kutwereka nanone uburyo Imana iteka itegura umukiro. Icyo Imana igiye kukugabira, icyo Imana igiye kuguha, iteka kirategurwa. Nayo mpamvu natwe ubwacu tugomba nanone kwakira iteka, kubanza kwitoza, kwiga gutegura buri kintu cyose tugiye gukora, cyane cyane kwitegura kwakira Yezu, kwitegura kwakira Yezu no kumushyikiriza abandi. Muri iyi si muvandimwe irimo byinshi bihinduka, isi irimo byinshi ubona bimeze nk'akavuyo, ivuka rya Bikira Mariya riraduha amizero, kuko hari aho umuryango w'Imana wari ugeze udandabirana, ariko muri Bikira Mariya hongeye kuba un nouveau commencement, cyangwa se itangira rishyashya. Habaho iyuzuzwa ry'amasezerano rishingiye ku mizero y'abana b'Imana. Niyo mpamvu nanjye nongera kukubwira uyu munsi ngo wikwiheba, ivuka rya Bikira Mariya ryongere riturememo amizero, ryongere ritwibutse ko byose ko bishoboka, naho waba usa n'uwihebye, ariko wumve ko byose Imana yakongera ikabitangira. Isiraheli ntiyari izi ko Imana igiye kunyura kuri Bikira Mariya, maze amateka ya kahise mabi yari ifite mu gutera Imana umugongo, ko Yezu Kristo aje kubatabara, aje kubacungura. Ni kubw'iyo mpamvu rero nawe nkubwira ngo wijyana kure umutima wawe, wikwiheba, umva iteka ko Nyagasani muri kumwe igihe cyose. Buri vuka rero ririhariye, yaba ivuka ryanjye n'iryawe, buri vuka rifite umwimerere waryo. Rishobora kuba intangiriro yo guhindura amateka y'abantu mu gihe iki n'iki. Bavandimwe rero, nshuti bakunzi bacu, reka dusoreze ahangaha twiyambaza nanone umubyeyi Bikira Mariya, tumusaba kugira ngo uko ivuka rye ryabaye amahirwe ya benshi, nawe ivuka ryawe niriba amahirwe y'abantu benshi. Ese kuba waravutse byamariye iki ubuzima bw'abandi? Mu by'ukuri buri muntu n'umwihariko muri iyi si, buri muntu yaje muri iyi si kugira ngo agire icyo amara, buri muntu hari icyo ugomba kumarira abandi. Wabyanga wabyemera, ntabwo Imana yakuzanye gutyo gusa nk'ikimanuka, nk'umuntu udafite gahunda, nk'umuntu utazagira icyo asiga kuri iyi si. Ni igihe cyo kongera kuvuga ngo niba Bikira Mariya yaraje kuri iyi si akabiforomo, akadutwara Yezu Kristo, uwo ni umurimo ndashyikirwa. Bikira Mariya akaba yarakuyeho nk'igisuzuguro abagore. Murabizi muri Eva igisuzuguro cyari abagore bari bafite. Niba rero yarashoboye guhanagura amarira y'abagore, yarashoboye kongera gusubiza icyubahiro abagore, mukibuka naho byageze nuko kuwa mbere w'isabato Mariya Madalena nawe nk'umugore yongeye kugirirwa ayo mizero, ayo mahirwe, yongeye kugirirwa ayo mahirwe yo kumenya ko Kristo yazutse mu gihe intumwa zitari zakabimenye. Uyu munsi twagombye gushimishwa n'uwo mukiro Imana yanyujije ku mugore. Ariko kandi twongeye tuvuge ngo buri muntu wese ivuka rye rimariye iki abandi?
nicyo kibazo nguhaye, ugende wibaza uvuga uti ivuka ryanjye rimariye iki abandi. Iteka ineza, impuhwe n'urukundo bya Nyagasani Yezu Kristo bihorane nawe n'abawe bose. Urakoze Nyagasani Yezu, urakoze kubw'ubuntu n'urukundo byawe biduhoraho, urakoze kuba wongeye kutwibutsa ko wakuye kure Yuda, wakuye kure Betelehemu, umuryango uciye bugufi muri Yuda, ukawukungahaza. Ibyo nibireme muri twe imbaraga, bitureme mu mutima, natwe nubwo duciye bugufi ariko ntawe utadukura kandi ntawe utadushyikiriza, ntawe utatugeza. Buri muntu rero udukurikiye muri mwanya, izo mbaraga zo kwizera, kwiringira no gukomera ku ijambo ryawe, buri muntu wese umurambure y'ibiganza byawe umukize, kandi umuhe imbaraga zo gukomeza kujya mbere. Tugutuye abakira ijambo, abarererekanya mu bandi, kandi n'abaje batugana muri uyu muryango, twese duhane umugisha ubu n'iteka ryose. Amen. Nyagasani Yezu nabane nawe, binyuze ku buvunyi bw'umubyeyi Bikira Mariya ushobora byose, nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Dominique i Roma. Mwese mbifurije umunsi mwiza. Ndakuramutsa Mariya wuje intemurana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu umubyeyi w'Imana, uragize udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Bikira Mariya umwamikazi w'amahoro, ibibazo byanjye